noneho ari umuyoboro ni YouTube cyane umenya nimba ari aya magambo tuba tuvuga aya magambo niyo ajya kuri wa muyoboro nk'ubarimo kurya akavange umudamu we dusana no kumuhoreza igikoma abantu kuko nababwiye ko yakamwana yabaye umusike muri Kongo akaba adafite akazi mwamuhaye akazi k'ubusekete akazaza bacungira amayi tubicana yanyu nibayibe yakase yacunga harya turi gusenga mana sha byose Gasore Pacifique nimba wamaze kunywa igikoma cyangwa wariye wa mugabo ariko njya numva ngo ari abantu bakora fingi nimba fingi ari ugusomana everything menya ari ugusomana ku manywa sibyo none rya jambo rindi warumvaje niki every time no gusoma buri kanya gusomana buri kanya every time ubwo everything ijambo channel wumva ko risobanura iki channel yego channel abo bavuga YouTube channel YouTube ndumva ari umuyoboro YouTube channel mbenye yeye nizere ko mumeze neza abantu mukurikira Itara Talent twongeye kugaruka nk'ibisanzwe ndasuhuza abantu bari muri Amerika, Uganda, Tanzania, Kenya, Burundi, mu Rwanda mwese cyane abantu mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda ndabasuhuje cyane nkuko mubizi nakagaruka ibiganiro byacu ni gake nyine kwa kundi gake murabibona noneho uyu munsi mfite abantu namwe muri kubabona bamwita nzovu umeze ute mwegereza akamikoro ameze neza nta kibazo turi mu gihe cy'izuba aribyo bita sama urabona abantu giripe abamaze inkorora agacurane kubera iri vumbi twirirwa kubera ivumbi viki umeze gute wowe meze neza ndashaka dutangire ikiganiro turi mu mavuta ndashaka tuganire ku kiganiro cy'ijambo ry'Imana gusa sibyo twiganire ku bintu bijyanye n'ijambo ry'Imana wamenye ko inzovu yakijijwe niyo mpamvu mwegereze mikoro nta mirongo yo muri Bibiliya nzi turaganira mu biki so wasubu nzovu urumva nta murongo n'uyu numwe wo muri Bibiliya uzi anzi mwibiri yonyine bw'indi uyu nimba ari umumama nimba ari umukobwa wenda abona ari n'umuntu ugaragara nk'awasenga baragerageza kudufasha ntacyo urabona atari ikibaju se ikibaju ikibaju ni igiki ikimama cyiza nyine ikibaju abakameramani muri abagore bandi bagabo mugatanga ngo mukabita ibibaju ngiye simbizi none se wigeze wumva avuga ko ari umugore w'abandi ntabwo urakuga ko uyu mugore namukwihereye wamunyihereye none waranamwanze inzovu akunda utubavu duto ntago akunda fuso ukuri ntitukabone abagore b'abandi ngo uhite uvuga abakameramani ngo ndamuguhaye uramumaye se kuko urabona ngiye mufitiye ubushobozi banze urebe iyi nzobe aya mavuta ukunagura yisiga gikoto banze urabikanzu yambaye njye amafaranga nayabona se ako nzovu wese wamutwaye ntukipfobye ngo ugeze aho wese we wamutwaye none se ubu ngubu urabona utamushobora kuri kameramani ufite za kamera agiye no kubura na kamera wayigurisha ndetse ngurisha iki ngurisha iyi Tekino igura 8,000 nzovu niba wiyizeye mu bijyanye no kubomora umugore kuri iki gihe yubaha umugabo uzi kubomora amafaranga ngo nagakigezweho ariko reka nkubwire ngiye ngomba urabona kuvuga ngo umugore ngo yemera umugabo ngo uzi kubomora ngiye mpinga umushike nshoboye kuko n'ubusanzwe uri umugore wanjye ese nakubomoye gakeya ejo nkongera njye kukumaraho isaha niyo imyaka ngezemo sinahita mpfa uzi ufite imyaka ingahe shabyihora none nzovu ese uba ushaka kubomora wowe ukishima gusa we niyishime neza ubundi imbaraga nakoresha zose ntiyishima kereka nimba oya ibyo bintu ngiye mumbabarire bakubabarire kubera umugore ngo uramubomora ngo umugore ngo akunda ko mubomora ngo akishima
gusa namuye amafaranga akarya izo nyama akarya ako gakoko bwo ntiyakwishima. Erega biriya umuntu abikora ari deseri, yani nka deseri. Yani deseri yo mu buri. Nzove binakubwira niko kuri. Wese urabizi? Arega aranduta. Urumva rero ntago yakubeshya. Nese ni ari gihe ushaka kurana n'umugore wawe. Mukaryama uvuye mu kazi urinaniriwe ntimugire ibyo mukora, niko babikora buri munsi se. Kuwa mbere urabikoze, kuwa kabiri urabikoze, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru ugatangira ikindi. Nawe mfite amatsiko yo kubimenya. Nari nzi ko buriya nyine abantu babana ariko babayeho. Oya mushobora no kumara iminsi 2 ntabyo mukorega, ubu uri umugore wanjye, igihe ngukenereye ngomba kukubona. Ushobora no kwirirwa mu rugo ntakoze, nk'igihe tumaze kurya habamo kuruhuka kugira ngo na bya biryo tubiryamishe. Icyo gihe nakubomorega buri umugore wasinga ngo umubomore n'injoro gusa. Ushobora no kukubomora ku manywa, akubomora 1 2, ahubwo n'injoro ntitugiye n'ibyo dukora. Yewe buriya nari nzi ko rero, reka nkubwire Valens, buriya nari mfite amatsiko vuga ati se abantu babana nk'umugabo n'umugore nyine babayeho gute? Babomorana buri gihe. Ubu ngubu nari mfite amatsiko yo kubibaza Nzovu, kuko buriya Nzovu hari ukuntu agusubiza kandi Nzovu ntago azi kubeshya. Ntago Nzovu nta nubwo azi guca ku ruhande. Cyo kintu mukundira. Guhamagara yaka. Binakubwiye n'ibyo. Ntarimo kurya. Hari kubomora ry'ikisi. Nzovu yakasigaye afite umugore. Asigaye afite umugore, ubu ngubu asigaye aryama kare. Gasore Pacifique, nimba wamaze kunywa igikoma cyangwa wariye, wa mugabo wundi uhemba neza ikiganiro 15 kandi turamukora 2 zatarane tuzizane, wowe itunganye nanjye ngiye kuva mu gashyekero duhurire Sodoma duhite dufata amamoto kwa Freddy. Hehe wamaze kwitegura noneho? Yego gaho gira vava, uziko Fred akorera minota 20, gaho gira vava ndahita ninjya gufata moto ndahita nkubwira duhagurukire mwe duhurireyo. Sawa. Yakare ndumva nawe agira gahunda. Yakagira gahunda. Yakasasigaye agira gahunda Nzovu. Muri za sayine nkubarimo kurya akavange, umudamu we dusane no kumuhoreza igikoma. Kuva yashaka dusabe sibwa asigaye agira gahunda cyane. Ega buriya reka mubyize ukuri, iyo umuntu yashatse umugore urugo rurakosoma. Akibana yashobora kuba yibere mu icupa akagenda agahita aryama, inzoga zamwishe mu gitondo ntumubone, ariko ngo asigafata moto akagenda mu rugo akarya mu gikoma, mu gito inzoga yarazigabanyije mbese ukamubona mbese. Mbere ariko kubwa atarashaka dusabe ntiwashoboraga kumubona, kandi telefone banazimwibaga buri kanya. Asubuye akaracyasubira mu ndangamirwa ajya yibeta. Yazivuyemo none wazijyamo ufite umugore. Ntago bibaho. Icyo indangamirwa yazamuhaga n'undi umugore we arimo kukimu. Nzovu ndashaka kwibariza ikibazo kimwe. Everything na every time bitandukanira he? Everything na every time. Kimwe gisobanura iki, ikindi gisobanura iki, bitandukanira he? Everything iseniki. Everything ego everything gendumva everything jambo thing ariko njya numva ngo abantu bakora thing, nimba thing ari ugusomana, everything menya ari ugusomana ku manywa, sibyo? None rya jambo rindi urumva jeneke every time no gusoma buri kanya, gusomana buri kanya. Every time. Ubwo everything na every time bisobanura gusomana buri kanya. Buri kanya. Nibyo mbwiye. Okay. Reka nebarize na Vicky. Wimbaza. Waretse nkakubaza. Oya wimbaza. Wenda nje ndakubaza akantu gatoya. Ntago ndi kubukubaza ibintu birebire.
reka nzova banze yitabe. Sandrine mukobwa wanjye ndi mu kiganiro ndakuvugisha mu kanya. Iyo umuntu ari mu kiganiro ntabona ukuntu avugana. ariko ufite umukobwa mukuru. Umukobwa wanjye agiye kujya mu wa kabiri segonderi. Arakuze. Agiye kunyaka amafaranga. Bari batangira se? Oya amafaranga yo kurya. Kujya kugura utwenda nk'umwana w'umukobwa. Ubu ni amafaranga agiye kunyaka ndabizi. Reka nibarize Viki. Ikibazo ngiye kukubaza na Nzova arakinsubizaho gatoya. Sibyo? Uri kumva zino saga za buri kantu. Uri warezumvisha. Wowe igihe ugereranyije ukumva nk'ibintu byabayeho byo kumva ngo umuntu yakingiranye undi muntu umukobwa mu nzu kwa ko yamwimye. Yamwimye. Yanze akamubomora. Buri kantu se sumuzi. Ntago aba bazi. We murushye. Ahubwo tuboneho ngiye mite nsubiza icyo kibazo. Ese uwo mukobwa yima uwo musore urumva uwo mukobwa yari ari kuri uwo musore we mu rugo urumva umuhungu yatumiye umukobwa nako ni babiri urumva ngo baze bamusure abakobwa babiri yego bagezeyo baraganira banga kubyuzuza neza arabima urumva abwo abakobwa baramwima abakobwa yego sorry none harangije we ikintu yakoze yahise abakingirana arigendera rero polisi niyo yaje kubafungurira ihita imufunga ariko se tuye tuvugisha ukuri umuntu yakwimye ibintu byiwe ni ngombwa ngo umufungirane ese ko bamaze kumwima yaba ariko bakigendera ubwo icyambere arahanwa yuko yagiye gufata abakobwa ku ngufu wenda nuko bamwimye ikindi cya kabiri gufunga abantu buryo ukabafungirana mu nzu bashobora no gupfa ibyo bintu rero bazabimuhanira ayo ni amakosa akomeye mwabagabo mwe ntimugatumira abakobwa mu rugo iwanyu ntabwo mubatumira kugira ngo muryamane nabo rwose icyo gihe iyo bajya gushaka indaya se indangamirwa uwo simuze mba ari buri kantu rwose hari ubutabera RIB irahari inzego zirahari bazareba babe bamukatira simbizi buri kigora baramutwaye baramufunze ariko bari mu iperereza ntago ari ibintu biremezwa kuko umuntu yemezwa icyaha ari uko yagiye mu rukiko oya enda ntacyo uwo buri kantu yakoze ariko nimba abo bakobwa bafite telefone nimba barahamagaye polisi kaza ubwo byanze bikunze asa n'ibishe n'urugi simbizi neza ko nta makuru menshi tubifiteho ibyo rero tuba tudafitiye amakuru ntitukabimareho umwanya n'ubundi ngiye ibyo bintu sinjya nanabijyamo yemenya ibyanjye ntibikakugora nkatebya nkagera gute ibyo birareba abo ngabo Viki ni nk'irihe jambo wabwira Nzovu kuko Nzovu uramukunda pe ndabizi njye Nzovu ndamukunda uzi Nzovu imyaka mwerutseho sha neza yarayanci ubazi gucana amazi ese bavuze gucana amazi wa mugani wumva iki gucana amazi gucana hari ibintu bita gucana umuriro urabona hari mu cyaro kera bagikoresha inkwi bavuga ngo bagiye gucana umuriro noneho gucana amazi ndumva ucana umuriro nyuma ugafata ya mazi ukayatereka kuri wa muriro ya mazi agashyuha uko kwaba ari ugucanira amazi none gucana amazi si ugucana amazi se rega mwa batazi biterwa n'agace umuntu atuyemo hari bavuga ngo gucanira amazi yewe ko nabyumvaga ubwo numvaga amazi hari kuyafata kwarika amazi none se kuki iyo bagiye kwarika nk'ubugari cyangwa bagiye nko mu cyaro bagiye gushigisha igikoma cya kivamo ikigage mwana zafite urunyaje mbabarira ko nawe n'uruturwo rwawe se ubwo rero bikamubwira sibyo hari ibyo bitaga gucanira amazi bagiye gushigisha nk'ikigage cyangwa ukavuga iti ngiye kwarika amazi ugiye kwarika ubugari ibyo rero gucana amazi ari kuyafata ukayashyira mu ziko ukayacana kuko no gucana inkwi barazifata bakazishyira mu ziko bakazicana none ibyo bita gucanira amazi none kuyacanira rero ni ukayashyira ku ziko ukumva akabiri
nzovu ntago ari ugucana amazi ni uguca amazi guca amazi yego ibyo yambwiraga nibyo yakubwiraga ahubwo yabivuze nabi yakubwiye gucana amazi ega buriya ikinyarwanda nubwo turi abanyarwanda ikinyarwanda ntacyo tuzi ikinyarwanda ni igiki buriya ntabwo wabona umuntu uzi ikinyarwanda nyacyo wapi biragoye buriya rero natwe hari ibyo tuvuga tukabivuga nabi ariko buriya turi abanyarwanda byari ibyo ngibyo ngewe ndashaka iyi cano wowe na nzovu muzayigirireho umugisha ko njye ndasenga cyane muzayigirireho umugisha cyangwa nayo izagira umugisha muzayigirireho umugisha nayo itugirireho umugisha yego ni byiza icyo tuba dushaka ni uko twunguka na nyirayo akunguka twese ega buriya babyita gufashanya gufashanya kuko ibyo bita gufashanya nka YouTube channel hari ikibitugomba kuko iyo twicaye hano abayireba bakayireba bakisubiramo buri munsi n'ibizagira abasabu n'ibizagira amaviyuzi n'ibizagira ibiki noneho kugira ngo nyirayo ahembwe ahembwe natwe nahembwa natwe azabona ibyo aduhembwa iby'abahemba yego niyo mpamvu ngiye kuvuga ngo njye ndashaka mwibwirira abantu bo ku itara talent hagati mukore subscribe nyiri cano agira icyo abona urumva hanyuma natwe agira icyo atumarira urumva tubibasabye hanyuma njye nibariza ikibazo kimwe nzovu adusengere tunasoze okay ngenda abwira abakunzi banjye ni benshi cyane mukore share na comment mukanze nyanzogera kugira ngo amakuru abagegeye YouTube channel yitwa Kwitara Talent rwose niho mugiye kuzaza mumbona ubu nari umushyitsi ariko ubutanzaba ndi umusangwa rwose nibura agakeye muzamumbona Kwitara Talent ni nka 3 mu cyumweru cyangwa 4 cyangwa nibiba na ngombwa bizaterwa icyo abakunzi bacu bazasaba nibasaba ngo nzo turamushaka guhera kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu kwa gatatu ku cyumweru tugiye gusenga rwose iyo misi nimuyishaka nzaba mpari kabisa kandi twebwe ntabwo tujyamo bya politiki yego twebwe turatebya tukaganira tukanasenga tukabazanya ibibazo bya bindi bituma umutwe ugira utekereza nzova akantu bita tekinolojiya uzi ikintu ugasobanura tekinoloji ni njye numva ko ari ikoranabuhanga none yabaye tekinoloji na tekinolojiya ibyo byose ndumva bijyana n'ibintu by'amakoranabuhanga buriya niyo mpamvu umwana wanjye w'umukobwa niba ngombwa aziga ibijyanye na kompiyuta biba byiza kuko urabona ngiye gufunguza YouTube channel yanjye umwana wanjye Imana nifasha nagera mu wa 3 segonderi leta mugura laptop machine atangira ku ibintu bya telefone afite touch ariko mugure machine kandi wayihaye nanone umwana wanjye nageza muri ya myaka amaze gufata indangamuntu leta ahita atangira kujya kwiga imodoka amategeko y'umuhanda preservoir nimba provisoire hamwe na perimi oya bivuge neza nzovu bivuge neza provisoire hamwe ni uruhushya ruhesha iki perimi umwana wanjye azagera mu wa 5 mbabwire mwa abanyarwanda mwe azi imodokari reka dusengere dusoze nenge kumubaza ijambo rimwe ubundi akahita dusengera iyo wumvishe ijambo cano wumva ko risobanura iki cano yego cano ahubwo bavuga YouTube channel YouTube ndumva ari umuyoboro YouTube channel menya ari umuyoboro ni YouTube channel menya nimba ari aya magambo tuba tuvuga aya magambo niyo ajya kuri wa muyoboro ugahita ujya mu matelefoni y'abantu ubwo amagambo tuba tuvuga niyo yitwa cano hanyuma YouTube ikitwa umuyoboro ubwo ni umuyoboro w'amagambo tuvuga w'amagambo okay
niyo mpamvu rero abakunzi ba Nzovu mujye mwitondera amagambo muvuga kuko ubwo abakunzi bawe bajye bitondera cano amagambo bavuga kuko uzavuga ijambo ribi umwana wawe ntaryumva cyangwa nahanze ribi izagutwara tuvuge amagambo kuko aba babosi bacu nabo beditingage bagenda bagatereka batagombye gucunga amagambo twavuze ugasanga rirekeye yarirekeramo bazantwara kandi nawe bamutwara nawe ntibazamusiga rero tujye tuvuga ibintu byamaze twumva byayunguruye tujye kuvana mu kanwa kacu kabisa. Nzovu reka dusenge twisoreze ikiganiro tureke kugora abantu. Mana ushobora byose, Mana nkunda, Mana yo gusengera abanyarwanda na perezida wacu, kandi Mana sengera n'amayutubi cano yose kuko amayutubi cano barimo kuyiba, iya Nyirabitanga barayibye cyo kuramana abantu kuko nababwiye ko yakamwana yabaye umusike muri Kongo akaba adafite akazi, mwamuhaye akazi k'ubusekete akazaza bacungira amayutubi cano yanyu nibayibe yakase yacunga harya turi gusenga. Mana ushobora byose, uyu mudayimoni urimo kumvugiramo uyu mukobwa, Mana ushobora byose, Mana ntabwo Satani mu izina rya Yesu batangiye kundogora. Mana ushobora byose, sengeye abanyarwanda aba diaspora nibo baduha amafaranga, nibo bagira gute. Mana nimba muri kunyumva muri iyi minsi, Mana niyagira ndabizi muhembwa buri cyumweru muri weekend, Mana nkeneye nanjye ayo madolari. Mana ushobora byose, sengeye uko twese turi hano tuba twavuye mu ngo zacu tugenda ku mamoto tuza gusubira mu ngo zacu amahoro. N'ubu ngiye ku Gikabuga nze kugira amahoro, mbisabye mbikoye ku mutima ku bwa Yesu Kristo amani yacu, amen. Amen. Yakase yacunga YouTube gute Nzovu? Sumu security sisi n'abamusekirite